Muraho neza, nanone ni Mugisha nyawe ngarutse. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri umuhungu watangiye mu nzu ya se akaza guhindura isi. Ni inkuru ya Steve Jobs, ni umusitari muramuza benshi. Uyu ni umuhungu wavutse adashaka, akurira mu muryango utamubyaye, akirukanwa mu ishuri ndetse nyuma bakanamwirukana muri kampani yashinze. Ariko nubwo byose byamwinjiranye, yaje guhindura isi kurusha abandi bose. Rero bana nanjye kugira ngo ino video uyirebe paka irangiye. Steve Jobs yavutse ku itariki 24 Gashyantare 1955 hano muri Francisco, California, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi bamubyaye ni John Scribner, Umunyamerika, Abutfar Jandal, Umusiriya waje kwiga muri USA. Ku mpamvu z'umuryango bamushyize mu maboko y'ababyeyi b'imfubyi bamureraga. Umuryango wamureraga Steve yarezwe na Paul Jobs, umukanishi ukunda gutunganya imodoka. Sarah Jobs ni umubyeyi w'umunyamahoro. Ni Paul wamwigishije gukunda electronics, kumenya uko ibintu bikora no kubikora n'intoki. Ubuto bwe, umwana utagira amahoro mu mitekerereze. Akiri muto, Steve Jobs ntiyari umwana usanzwe. Yari umuntu ukunda kwicara wenyine agatekereza cyane, ukunda kwibaza ku bintu byinshi. Mu ishuri yari umwana ufite ubushobozi bukomeye, ariko atararengaga ku mahame y'abantu bose. Yirukanwe rimwe kubera kutumvira. Yarangije high school ajya muri Amerika, kaminuza ya Reed College, ariko ayivamo nyuma y'amezi make kuko ababyeyi batabashaga kwishyura. Yaryamaga ku ntoki z'abajura, agatumirwa kurya no muri kiliziya. Icyo ni igihe nibwo yabonye ko ubuzima ari urugamba, ariko ntiyacitse intege. Gutangira Apple. Ku myaka 20 gusa, Steve Jobs na mugenzi we Steve Wozniak batangiriye gukora mudasobwa mu gikari cy'inzu ya se. Ntabwo bari bafite amafaranga, ntabwo bari bafite ibikoresho bikomeye, bari bafite inzozi n'ubushake ndetse n'ubwenge. Mu 1976 bashyira hamwe bashinga Apple Computer Company. Mudasobwa ya mbere yakorewe mu nzu idafite ubwiza bwinshi, ariko yari ifite ikoranabuhanga ridahwanye n'iry'igihe. Iyo niyo yahinduye amateka, yabaye imwe mudasobwa zacuruzwe cyane ku isi. Apple irazamuka ku muvuduko ukabije. Jobs akiri muto yari amaze kuba umwe mu bantu bakize muri Amerika. Mu 1995 nyamara haba ikintu gitangaza. Abayobozi ba Apple ntibashimye uburyo Jobs yayoboraga kimwe mu bice bya kampani. Baramwirukana. Yirukanwe muri Apple yashinze. Umwe yavuze amagambo y'akababaro. Ibyo byari ibintu bibabaje kurusha ibindi byose kuba, gusa byaranyigishije. Uwo yari Steve Jobs, ariko ntabwo yigeze ahagarara.
So rero iyi yari part 1, ndakwinginze ntuzacikwe n'igice cya kabiri kugira ngo turebe ukuntu yaje gukomeza ubuzima n'uburyo byarangiye abaye umuhigi wa mbere ku isi. Kanda subscribe na like kugira ngo part 2 izasohoka nayo uzayibonere ku gihe. Ndabakunda cyane, yari Mugisha nyawe. Ciao ciao.